Haleluya. Ndabashuhuje mwese kandi ndabifuriza amahoro ava ku mwami Yesu. Reka dushimire Imana tuyihimbarize ibyo yakoze. Ni amahirwe akomeye kuba wowe nanjye tugihumeka. Hari icyo Imana idushakaho, kandi icyo Imana idushakaho ni ukwihana ibyaha byacu. Rero nshimye Imana cyane kuko impaye imbaraga kugira ngo ijambo ryayo ribwirwa abatuye isi. Mbere yuko dukomeza, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, utubabarire ibyaha byacu. Turi inkozi z'ibibi, nta kizima kituvamo. Turapfapfana amanywa nijoro, dukora ibyo kamere yacu irarikira. Udushoboze gutsinda kamere y'icyaha, kandi udushoboze kukumvira no gukora ibyo ushaka. Iri jambo rigiye kwigishwa rero, njyewe nsome, abe ari wowe byumvisha abazaryumva. Udushoboze kuva mu bubata bw'umubi, kandi umwuka wawe wera ayobora intekerezo zacu. Reka Data, izina ryawe ryandikwe mu mpanga zacu, kandi umurimo wawe ujye mbere mu isi yose. Abawurwanya bakomwe mu nkokora batsindwe mu izina rya Yesu. Kandi Data, udusohoreze amasezerano yose wasezeranye mu ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye. Amin. Tugiye kwigana amagambo afite umutwe uvuga ngo ni ubuhe butumwa bugomba guhabwa abatuye isi? Ni ubuhe butumwa bugomba guhabwa abatuye isi? Iyo dusomye muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 2, reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo igice cya 3 umurongo wa 2, twumve icyo Uwiteka avugira mu ijambo rye atubwira. Haranditswe ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aya magambo nsomye afite umutwe uvuga ngo Yohana Umubatiza yigisha abatiza. Iyo dusomye ibyanditswe byera, bitugaragariza neza yuko Yohana Umubatiza ari we wabanjirije Yesu mu ivugabutumwa rijyanye no kwihana no kubabarirwa. Ubu butumwa Yohana yabwigishije Yesu ataratangira umurimo. Hanyuma igihe Yesu yazaga, igihe cye kigeze, nawe yakomerejeho. Muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 hari amagambo ahari ngira ngo dusome. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ngubu butumwa bugomba kubwirwa abatuye isi: kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ubutumwa Yohana yigishaga bwo kwihana
ni nabwo Yesu yaje arigisha, ni nabwo abagaragu be cyangwa se abigishwa be bahaweho inshingano yo kujya kubwira amahanga yose. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 28, Matayo igice cya 28 umurongo wa 18 na 19, hari amagambo tugiye kuhasoma. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. 18. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ubu butumwa nanone Yesu yabuhaye abigishwa, ni nabwo butumwa twahawe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Ni ubutumwa bwo kubwira abatuye isi ko bagomba kwihana ibyaha byabo. Ni ubutumwa bwerereza Yesu Kristo. Ni ubutumwa bufite fondasiyo ku rufatiro ari rwo Yesu Kristo. Ubu butumwa rero, icyigisho cyose cyaba icy'ubuhanuzi, cyaba icy'amateka cyangwa se temperance, kigomba kuba cyubakiye kuri ubu butumwa. Uwiteka atugire neza kandi adufashe. Yesu Kristo arifuza ko dukira ibyaha byacu. Ntabwo yifuza ko twarimbuka, kuko aradukunda. N'ikimenyimenyi, nawe nanjye turabizi neza yuko tutibeshejeho, ahubwo ari imbaraga ya Yesu itubeshejeho. Reka dusome muri Luka igice cya 24, hari amagambo avuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Turumva misiyo yabasigiye, hanyuma twumve misiyo yacu muri bibe biheruka amateka y'isi. Umurongo wa 45, maze abongura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Yerusalemu wari umurwa mukuru w'ishyanga ry'Abayuda. Ahangaha Yesu yabwiye abigishwa be ngo bahahere, nibo bafashe iya mbere mu kubamba umukiza. Ibi bisobanuye ko aho umukiza yanzwe niho abigishwa ba Kristo bagomba kujya. Uwiteka atwungura ubwenge kandi adufashe kuba maso no gukora inshingano yadusigiye. Hari amagambo ngiye gusoma avuga ngo Matayo igice cya 3 umurongo wa 2, ubu butumwa nyine binyuze mu bitabo byo mu macapiro yacu nibwo bugomba guhabwa iyi si uyu munsi. Ibihamya volume ya 7 page 139. Mwumvise ko no mu bihamya volume ya 7 page 139 bagaragaje ubutumwa bugomba guhabwa abatuye isi. Ni ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ni ubutumwa bwo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Nta bundi butumwa bugomba guhabwa abatuye isi irimo irarimbuka, irimo iragana habi. Isi yuzuye ubugome, isi yuzuye ubusambanyi, isi yuzuye ubwibone, isi yuzuye agasuzuguro, isi yuzuye kwanga amategeko y'Imana, isi yuzuye ubwibone no kwishyira hejuru no kumva ko abantu hari icyo bari cyo. Ubu butumwa
nibwo bugomba kuyihabwa. Ikibazo tugomba kwibaza aka kanya, wowe nanjye twiteguye kujyana ubu butumwa bugomba guhabwa abatuye isi? Iyo dusomye muri Tito igice cya 3:5 kugera ku wa 7, hari amagambo avuga ngo kubyarwa ubwa kabiri, cyangwa se ingingo yo kubyarwa ubwa kabiri. Twibukiranye ko umuntu abyarwa bwa mbere igihe abyawe n'ababyeyi be, dore ko tuvuka tutandukanijwe n'Imana. Tubyarwa n'abanyabyaha, tukavukira mu byaha, tukavukana kamere y'icyaha. Rero umuntu wese wavutse akaba ariho agomba kubyarwa ubwa kabiri. Mbese umuntu abyarwa ubwa kabiri nande? Ni Imana y'ubwayo imubyara ubwa kabiri binyuze muri Mwuka Wera. Tito igice cya 3:5 kugera ku wa 7. Tito igice cya 3:5 kugera ku wa 7. Reka twumve icyo Uwiteka avuga. Ndabinginga mu izina rya Yesu ngo buri muntu wese ahindukire, kubera yuko iminsi ni mibi. Iminsi ni mibi. Nubona abantu bikora ibyo bishakiye, bamenye yuko amaherezo bazaryozwa ibyo barimo barakora. Tito igice cya 3:5 kugera ku wa 7. Reka twumve icyo Uwiteka avuga avugiye mu ijambo rye. Muranyihanganira ndahageze. Haranditswe ngo umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducushumuriraho cyane, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tube abaragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amina. Ntabwo agakiza duhabwa na Yesu kadusaba kurara amajoro, kujya mu bihanamanga, gutanga amafaranga menshi, ndetse nta nayo bisaba. Twaherewe ubuntu. Mu nama y'agakiza ntitwari duhari. Yesu Kristo yiyemeza kudupfira, ntabyo twamusabye, ahubwo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubuntu burahari, ni impano twaherewe ubuntu. Icyo Kristo ashaka ni uko dutera intambwe tukajya kwakira iyo mpano. Nta kiguzi na kimwe, nta murimo n'umwe ushobora gukora ngo uguhwanyirize n'agakiza. Ibyo twakiranutsemo byose ni ubushwambagara bufite ibizinga, nk'uko muri Yesaya igice cya 64 habivuga. None inshuti bavandimwe, abirirwa bavuga yuko hari imirimo bagomba gukora kugira ngo babone agakiza, ibyo bintu babikurahe? Iradukiza itabitewe n'imirimo myiza twakoze. Mbega uburyo Yesu adukunda, mbega uburyo Yesu adukunze, mbega uburyo Yesu adupfiriye. Wamwemereye nanjye nkamwemerera, tukarambura amaboko, tukayamanika, tukavuga ngo Data, tubabarira ibyaha byacu kuko ntabwo turi beza, maze ukareba uburyo Yesu atubabarira. Iyo dusomye muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 21 n'uwa 22, reka tuhasome twumve. Yohana igice cya 16 umurongo wa 21 n'uwa 22.
hari amagambo ngira ngo tuwasome. Haranditswe ngo umugore yaramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe nuko umuntu avutse mu isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe, kandi imitima yanyu izanezerwa n'umunezero wanyu, nta muntu uzawubaka. Aya ni amasezerano ijuru ryaduhaye kandi rikomeza kuduha mu ijambo ryayo. Iyo tuvutse ubwa kabiri haba umunezero mu ijuru. Abamarayika bararirimba kuko tuba tuvuye mu rupfu tugiye mu bugingo. Uwiteka atanze amaraso ye kugira ngo we nanjye tubeho. Uwiteka yemeye kwambara ubusa i Karuvari. Uwiteka yemeye gutukwa, arasuzugurwa, arangwa. Uwiteka yemeye gucishwa bugufi kugira ngo jye nawe duhabwe icyubahiro. Twateye intambwe tukamusanga ko yiteguye kudukiza, atabitewe n'imirimo myiza dukora. Nta mirimo myiza dukora, ntayo rwose. Uwiteka bidushoboze kandi akomeze kutuba hafi, kuko igihe kirasohoye. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 22. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 22 haranditswe ngo 22. Twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose, tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Amina. Mbese ntitwakwemera kwegera Imana ikadukiriza imitima, n'imibiri yacu ikayuhagiza amazi meza? Iyo niyo nshingano yayo, nta n'iki itakora ngo ibyo bintu ibidusohoreza. Iyo dusomye mu ivugabutumwa, igitabo cyitwa Ivugabutumwa page 159, hari amagambo tugiye kwasoma. Page 159 Ivugabutumwa. Ivugabutumwa page 159 hari amagambo tugiye kuhasoma. Tegura ubutaka mbere yo gutera imbuto. Igihe mukorera umurimo mu turere dushya, ntugatekereze ko inshingano yawe ari uguhita ubwira abantu ngo turi Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, twizera ko umunsi wa karindwi ari wo Sabato. Ntitwizera kandi ko ubugingo budapfa. Ayo magambo ashobora guhinduka urukuta rukomeye cyane hagati yawe n'abo washakaga kugezaho ubutumwa. Iyo tugiye kubwira ubutumwa bagenzi bacu, si ngombwa wita tubabwira ibyo twizera, oya, ahubwo nitwerereze Kristo gukiranuka kwacu. Hanyuma nibamara gusobanukirwa n'igitambo cy'i Karuvari, ibyo nabyo bazabisobanukirwa byoroshye. Nyamara uyu munsi amahame y'itorero niyashyirwa imbere kuruta igitambo cy'i Karuvari. Ibyo rero ntabwo ijambo ry'Imana ribikunda, nta nubwo ridushishikariza kubikora. Ahubwo icyo ridushishikariza ni ukwerereza Kristo gukiranuka kwacu, impongano y'ibyaha byacu, mu batuye isi bakamumenya, maze amahame nayo akaza nyuma.
Uwiteka ari kumwe natwe cyangwa se arahari kugira ngo adufashe. Ivugabutumwa paje 173 haranditswe ngo ibibwirizwa byose bikwiriye kwerekeza ku kugaruka kwa Kristo. Ukuri k'ubuhanuzi gukubiye hamwe kandi uko tukwiga guhinduka urwunge rw'agahozo rugize ukuri gufatika kwa Kristo, kwa Gikristo. Ibibwirizwa byose tubwiriza bikwiriye kugaragaza byeruye ko dutegereje, dukora kandi dusengera kugaruka k'umwana w'Imana. Kugaruka kwe nibyo byiringiro byacu. Ibi byiringiro bikwiriye kuba isanga n'ingoyi n'amagambo tuvuga n'imirimo dukora, ndetse bikarangwa no mu mubano tugirana n'abandi. Yesu Kristo agiye kugaruka. None uriteguye? None se jyewe nditeguye? Aramutse aje ejo waba witeguye? Aramutse aje saa 12 cyangwa se saa 1 z'ijoro waba witeguye? Aramutse aje ejo bundi ho waba witeguye? Uwiteka gushoboze kwitegura kandi nanjye abinshoboze. Turi babi, ntacyo dukora tudafite Yesu Kristo. Muri Yohana igice cya 15 ayo magambo ni hari, ntacyo mubasha gukora mutamfite. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 13 haranditswe ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kristo adahari, ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose ntabwo byashoboka. Umwuka duhumeka ni wowe uduha, amazi dukoresha ni wowe uyaduha, izuba ridususurutsa ni wowe uriduha, imvura igwa ikeza imyaka duhinga ni wowe uyiduha. Niwe murinzi wacu amanywa n'ijoro. Adahari rero ibintu byose ibyo twishingikirijeho byose byahinduka imfabusa. Yesu Kristo aragushaka, nanjye aranshaka. Mbese witeguye kumva ijwi rye riguhamagara? Niba ubyiteguye bikubere uko ubyifuza. Paje 151 hari amagambo ngiye kuhasoma. Igitabo ni ivugabutumwa. Haranditswe ngo ubutumwa umunyabyaha akwiriye kumva ni ubu ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Ubu nibwo butumwa umunyabyaha cyangwa se umuntu wese utuye ku isi agomba kumva. Reka Uwiteka dushoboze kugira ngo ubu butumwa kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Reka ubu butumwa bubu bwawe nanjye uyu munsi. Kristo no gukiranuka kwe. Ni mutyo Kristo no gukiranuka kwe aba ari insanganyamatsiko yacu y'ingenzi n'ubuzima bwo kwizera kwacu. Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kubyarwa ubwa kabiri. Reka iyo aba ariyo ibisanganyamatsiko y'ibyo twigisha abatuye isi. Paje 153 hari amagambo ngira ngo tuhasome mu gitabo cyitwa ivugabutumwa. Ubutumwa bw'ukuri bwagenewe iki gihe. Turashima Uwiteka tubikuye ku mutima kubera ko dufite umucyo utangaje tugomba kumurikishiriza abantu.
kandi turishimira ko yaduhaye ubutumwa bwagenewe abo muri iki gihe, bukaba ari ubutumwa bw'iki gihe, ubutumwa buvuga ko Kristo ari we gukiranuka kwacu bwazahuye abantu benshi, kandi Imana irabwira ubwoko bwayo iti nimukomeze mujye mbere. Ubu nibwo butumwa twahawe, nibwo butumwa bugomba kubwirwa abatuye isi. Tureke kwishingikiriza ku madini ayo tubamo. Nasomye amagambo akomeye cyane mu ivugabutumwa muri iki gitabo, numva ibyo twishingikirijeho byose ni imfabusa. Ni gute twishingikiriza ku madini? Nta dini na rimwe risimbura igitambo cy'ikaruvari. Reka dusome paje 222 ari naho dusoreza. Ivugabutumwa paje 222. Ndahasoma amagambo makeya, hanyuma nge no kuri paje 225, hanyuma nsoza. Kuyobora abantu ku guhinduka. Ibyerekeye guhinduka nyakuri. Neretswe ko abantu benshi bafite ibitekerezo bijijwe ku byerekeye guhinduka. Kenshi bagiye bumva amagambo avugirwa ku ruhimbi ngo mukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, cyangwa se ngo mukwiriye kugira umutima mushya. Iyo mvugo shoberamahanga yagiye ibabera amayobera, ntibashobora gusobanukirwa n'inama y'agakiza. None nkubaze, wowe uyu munsi inama y'agakiza urayisobanukiwe? Niba uyisobanukiwe ni byiza, niba utayisobanukiwe kandi Imana yigusobanurire, kubera yuko yiteguye kubikora. Abantu benshi bamaze gusitara bagwa mu irimbukiro bitewe n'inyigisho z'ibinyoma zivuga ku mpinduka zibaho iyo umuntu yihannye, zigishijwe n'ababwiriza butumwa bamwe muri bo bamaze imyaka myinshi bababaye bategereje kubona ikimenyetso gifatika kibereka ko bemewe n'Imana. Bitandukanije n'ab'isi ku rwego rukomeye, bityo babonera ibibanezeza mu kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Nyamara ntibahangara kwamamaza Kristo bitewe n'uko batinya ko baramutse bavuze ko ari abana b'Imana baba bemeje ibyo badafitiye igihamya. Baracyategereje za mpinduka zihariye bijejwe zijyana no guhinduka. Nyumvira akaga tubamo, ibimenyetso n'ibindi bintu ngo dushobora kwibonaho bikagaragaza ko twababariwe. Nyamara reka dusome twumve. Nyuma y'igihe runaka, bamwe muri bo babona ikimenyetso kibereka ko bemewe n'Imana, noneho bakabona kujya kwihuza n'ubwoko bwayo. Kuri bo uwo munsi niho bafata ko bahindutse, ariko neretswe ko baba baramaze kwakirwa mu muryango w'Imana mbere y'icyo gihe. Imana yabemeye igihe bagaragazaga ko barambiwe icyaha, igihe bahitagamo kureka kwifuza ibinezeza by'isi bakiyemeza gushaka Imana bamaramaje. Umva igihe tubabarirwa ibyaha nyamara ntitubimenye, igihe twiyumvisemo kwanga icyaha, igihe twiyumvisemo kurambirwa icyaha, icyo gihe nibwo twakirwa nk'abana b'Imana mu muryango wayo. Nyamara inyigisho nyinshi zivuga ibihabanye n'ibi ngibi. Paje 225 hari amagambo avuga ngo amahame cyangwa kuba umwizera w'itorero ntibisimbura guhinduka. Reka dusome twumve. Abantu bose babo bakomeye n'aboroheje, iyo batahindutse nta n'umwe uruta undi. Abantu bashobora kureka amahame amwe bakayoboka andi. Ibi birakorwa kandi bizakomeza gukorwa. Abayoboke b'inyigisho za gipapa bashobora kuva muri Kiliziya Gatolika bakajya mu Baprotestanti, ariko bashobora kutagira icyo bamenya ku busobanuro bw'aya magambo ngo nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo n'umwuka mushya. Ezekiel 36:26. Kwemera inyigisho nshya
no kwifatanya n'itorero runaka ntibigira uwo bizanira ubugingo bushya, kabone n'ubwo iryo torero yifatanije naryo ryaba ryubatse ku rufatiro rw'ukuri. Kwifatanya n'itorero runaka ntibisimbura guhinduka. Kuba umudivantiste w'umunsi wa karindwi ntibisimbura guhinduka. Kuba umugatulika ntibisimbura guhinduka. Kuba umuyisilamu ntibisimbura guhinduka. Ibyo byose nta na kimwe gisimbura igitambo cy'i Karuvari, ahubwo igitambo cy'i Karuvari nicyo gihindura umunyabyaha agahinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Amahame y'inyigisho yose uko yaba ari ukayemera ntabwo bisimbura igitambo cy'i Karuvari. Igitambo cy'i Karuvari kiri uko kiri, uko cyahoze kandi kizahoraho uko kiri. Kwiyandikisha mu itorero, kwiyandikisha mu itorero runaka ukayoboka amahame yaryo ntacyo bimarira umuntu iyo umutima we utahindutse by'ukuri. Uwiteka arashaka ko duhinduka, kandi ntabwo mu mbaraga zacu icyo kintu kirimo. Dusaba Imana kugira ngo idushoboze guhinduka, kuko niyo ibishoboye. Ibindi byose twatekereza ni ubupfapfa n'ubujiji. Imana yonyine niyo idushoboza guhinduka, tukava mu bibi tukajya mu byiza, tukava mu nzira mbi tukajya mu nzira nziza. Tugomba kugira ibirenze imyizerere ishingiye ku kumenya ukuri. Abenshi mu Bayuda bizeraga ko Yesu yari umwana w'Imana, ariko bari abibone bikabije kandi bararikiye gukomera kwabo ku buryo ibyo byatumye batamwiyegurira. Biyemeje kwanga ukuri maze bakomeza kumurwanya. Ntabwo imitima yabo yakiriye ukuri nk'uko kuri muri Yesu. Igihe umutima nama wonyine ufashe ukuri nk'ukuri koko, iyo umutima udakanguwe ngo ubashishwe kwakira uko kuri, intekerezo zonyine nizo zikorwaho. Ariko iyo ukuri kwakiriwe n'umutima nk'ukuri koko, kuba kwanyuze mu mutima nama kandi kuba kwigaruriye ubugingo gukoresheje amahame yako atunganye. Umwuka wera niwe ugushyira mu mutima w'umuntu, agahishurira intekerezo ubwiza bwako, ku buryo imbaraga yako ihindura ibasha kugaragarira mu mico y'uwo muntu. Niba imico yacu idahindutse, ibyo twakora byose, imirimo y'amadini twakora yose, byaba impfabusa. Rero muri aka kanya, wowe uzakurikira iki cyigisho, ndakwifuriza imbaraga iva ku Mwami Yesu guhindurwa nayo. Uce bugufi, ubwire Imana ko ntacyo ushoboye, kandi Imana yiteguye kugufasha ikaguhindura uko ishaka kuba. Emerera Data wa twese uri mu ijuru akuyobore mu nzira zawe zose, kandi ibyo ngibyo arabishoboye. Niwe ubitse agakiza kawe, mwemerere, kubera yuko yatubwiye ko nta kiguzi na kimwe bisaba kugira ngo tukabone. Ni impano y'ubuntu. Yesu yayiduhaye kera tutaranabaho. Reka Uwiteka bigushoboze, nanjye abinshoboze mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, duciye bugufi muri aka kanya, twemeye ibyaha byacu, turi abagome. Ibyaha byacu nibyo wacumitiwe i Karuvari. None wirengagije ubwo bugome bwose twagukoreye, n'uyu munsi tukigukorera. Uduha impano y'ubuntu idasaba ikiguzi na kimwe, agakiza. Dushoboze kugira ngo dutere intambwe tugashyikire. Erega no gutera intambwe tubyemezwa n'Umwuka wera, kuko nta cyiza na kimwe kiba mu mitima yacu. Duhugure, utwigishe,
udushoboze gukunda ijambo ryawe. Ibyo nibyo dusabye twize mu izina rya Yesu. Amina.